imeze nk'idafite feri, aho kugira ngo ayiboneze amanuka kuri ruriba ahise akaterekeza mu cyerekezo kigana y'aho bigishiriza munsi y'agasoko ho gatoya, ahita agonga umumotari arayisimbuka, umugenzi yari atwaye ahita apfa, ihita imukandagira. Reka nsuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro tubagezaho ahangaha kuri Huza 250 TV. Nizeye ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Nizere ko umeze neza cyane wowe uri muri East Africa, Afrika yose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'abadiaspora. Komeza kugubwa neza cyane wowe wamaze gukanda subscribe ahangaha kuri Huza 250 TV. Nizere ko umeze neza cyane. Nawe utameze neza ku munsi ku wundi bishobora kuba bimeze neza, ariko ku wundi bigahinduka, niko ubuzima bumera. Uyu munsi turi ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu, tukaba turi ku munsi wa mbere, turi ku wa mbere w'icyumweru, tukaba turi n'ubundi nk'uko nabibabwiye turi ku itariki 16, tukaba turi ku isaha y'isa moya n'igice zishyira saa 2, tukaba turi mu karere ka Nyarugenge ahazwi nko mu murenge wa Kigali cyangwa se ahazwi nka Noruveje. Abahazi neza, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru ishenguye abantu benshi, aho imodoka yaturukaga ahazwi nko kujya nyuma cyangwa se abazi neza umuhanda uturuka Nyamirambo umanuka uza Noruveje werekera kuri Ruriba, ahazwi nko kuba urenze ku midugudu. Abayizi neza imidugudu yatujwemo abaturage bakuwe ahitwaga Yego muri karitsiye ya Banyahe, ubwo muze kumbabarira, niko bahitaga, bakaza gutuzwa hano Noruveje. Ni imodoka iri mu bwoko bw'ibeni yaturukaga n'ubundi muri icyo gice cyahangaha muri no midugudu, imanuka n'ubundi yerekera ku isoko Noruveje. Nanone ubwo ari umuhanda ukomeza werekera kuri Ruriba. Abazi neza ahangaha Noruveje ku isoko, imbere y'inzu bita ku Nyenyeri House cyangwa se inzu irimo supermarket ikomeye ahangaha muri Noruveje muri izi karitsiye, hari zebra crossing, ikaba ari zebra yerekera mu isoko. Yaba uturuka kuri iyi nzu y'Inyenyeri House, ikaba nanone kuri iyi zebra ituruka kuri iyi nzu y'Inyenyeri House, ikaba ari na zebra ihita yerekera mu isoko rya Noruveje. Imodoka iramanutse, yari mu bwoko bw'ibeni, yari irimo umushoferi ndetse n'umwarimu. Abaturage mu makuru bari kutubwira ko ishobora kuba yabuze feri, iraza igera kuri iyi zebra. Amahirwe abaye nuko nta muntu n'umwe wambukaga muri zebra crossing, iza kuhatambuka neza, nta muntu n'umwe igonze, kuko ngo yari yabuze feri. Iza gutambuka, umunyeshuri wari uyitwaye ndetse n'umwarimu bari kumwe baza kugira ubwoba bwo kuza gukomeza umuhanda waba ukomeza hepfo kuri Ruriba, cyangwa se waba ukomeza umuhanda wose wa Noruveje barenze ku isoko. Hari abazi neza umuhanda werekera ku isoko, hari umuhanda werekera left cyangwa se werekera right. Hari uwerekera left, ubwo uri kumanuka uturuka ruguru kujya nyuma, cyangwa se uturuka ruguru Noruveje werekera left, werekera za Mwendo.
werekera right uri guturuka, ubwo ni mu ruhande rw'uburyo uri guturuka ruguru, werekera ku isoko, ukaba ari nawo werekera ku kibuga. Baje kwigira inama yo kuba ariho bakata imodoka. Baje gukatisha imodoka umwarimu ndetse n'umunyeshuri bari bafatanyije. Imbere yabo hari imodoka yindi iri mu bwoko bw'ivatiri itukura cyangwa se starlet itukura. Nanone hagati yabo harimo umumotari wari utwaye umugenzi ari nawe nyakwigendera, bamwita Habarurema Patrick aka Marine, wavutse 2003. akaba yaravuye igikondo, yaravuye gusinyira famiye ye yari imaze kugurisha isambu cyangwa se ikibanza. Uyu nguyu Habarurema Patrick yaraje ahangaha kuko n'ubundi umugore we akorera ahangaha. Umugore we bakaba bamwita Rosine, akorera ahangaha muri iri soko n'ubundi rya Noruveje werekera ku kibuga. Yaraje kureba umugore we kuko nk'ibisanzwe n'ubundi uyu nguyu Habarurema Patrick akorera n'ubundi umanutse kuri ahangaha Noruveje, akorera hano kuri station hepfo ugana ni station Meru nkuko bari kugenda babimbwira. Ahangaha Habarurema Patrick n'ubundi akora kuri station ya Meru, yari umukanishi. Abantu beshanga bari kugenda bavuga ko ari umwe mu bantu bagendaga babakanikira umunsi ku munsi. Yavutse 2003 nkuko nabibabwiye. Yaravuye gusinyira ababyeyi be bari bagurishije ikibanza aho yaravuye n'ubundi igikondo. N'ubundi ahangaha aho bibereye uyu mumotari wari utwaye Habarurema Patrick yarari hagati y'imodoka ebyiri zigisha aho ibeni yaturukaga inyuma, indi modoka y'ivatiri itukura yariri imbere. Abaturage bakavuga ko iyi ngiyi yariri imbere itukura n'ubundi kuko yaririmo umunyeshuri wari uri kwiga, yaje kugenda gake akaza gufata feri cyangwa se akaza guhagarara, ya moto iri inyuma ye iza kumugonga ariko itice ku ruhande. Ya modoka yari iturutse ruguru n'ubundi bamwe bari kuvuga ko ishobora kuba yabuze feri cyangwa se akaba ari umwarimu wabwiye umunyeshuri wati fata feri, akaza gukandagira ku muriro kuko bari kuvuga ko imodoka yaje yirukanka cyane ikaza guhita igonga ya moto. N'ubundi Habarurema Patrick wari utwawe nkuko yarari inyuma kuri moto, umushoferi wari umutwaye cyangwa se umumotari wari umutwaye yaje gusimbuka agana ku ruhande rwo hepfo. Habarurema Patrick wari utwawe aza kuguma inyuma n'ubundi aza guhita agongwa na ya beni imuviramo, biza kumuviramo guhita yitaba Imana kuko ahise agongwa umutwe, afashwe n'ipine y'inyuma y'ibeni ita Njye nitwa Karangwa Musa, ndahageze hano mbona ubona uno muhanda umanuka uva mu mujyi cyerekezo ugeze ku isoko rya hano Noruveje uva Nyamirambo. Ubwo ndahageze urabona uno muhanda w'abanyamaguru nyine bambukiraho muri Sebre Crossing. Ngiye mpageze mbona imodoka irirukanka cyane imeze nk'idafite feri, aho kugira ngo ayiboneze amanuka kuri ruriba ahise akaterekeza mu cyerekezo kigana yaho bigishiriza munsi y'agasoko ho gatoya. Ahita agonga umumotari arayisimbuka, umugenzi aratwaye ahita apfa, ihita imukandagira. Yego, bamwe bari kuvuga bati, bamwe bari kwibaza bati ni umushoferi wari utwaye ni umwarimu.
ni umwarimu wari uri kumwe yari uri kumwe n'uwigisha. nako ni umwarimu wari uri kumwe n'umunyeshuri. Ni umwarimu wari uri kumwe n'umunyeshuri, ariko ibigaragara yuko ni izi modoka zitaba zidakoze neza, zitaba zidafite feri, kuko we yari ari kumwigisha, behageze biranga, nibwo ahise bakata vuba na vuba berekeza hariya munsi y'isoko aho rya Noroveje, bahita bagonga motari, uwari uwo yari atwaye ahita hasiga ubuzima. Yego, ese wowe wabibonye, yaba umwarimu wari uri kwigisha umunyeshuri, imodoka ituruka ruguru, urambwiye uti ngewe nari negereye ku cyitwa nka zebra crossing, bamwe bari kuvuga bati imodoka yari yacitse feri, nawe nk'uko uri kubivuga ati ni imodoka ziba zidakoze. Ese koko imodoka wayiboneye neza imanuka nta feri yari ifite? Nge nayiboneye imanuka nta feri, ahubwo amahirwe yagize ni uko yageze kuri crossing zebure akahasanga n'abantu bari kwambukiranya, ahubwo aho yishe abantu, abayisha abantu benshi. Oya, yego, bisobanuye ko iyo abahasanga ni amahirwe yahabaye, abahise akandagira abantu benshi, nibwo yahise uwo bari kumwe ari kumwigisha we yahise akata ayo mushoferi, bayikata vuba na vuba, nibwo bahise bahura na motari, ita igonga umugenzi, motari yarahetse ahita apfa. Nanone ikintu nza kukubaza, mbonye hari ivatiri yari iri imbere, yego, itukura, yego, hakaba ni beni iturutse inyuma. Umushoferi yarari hagati y'ivatiri, bamwe bari kuvuga bati ivatiri yari iri imbere, yego, niyo ishobora kuba ihagaze cyangwa se ifashe feri, yego, kubera ko yari irimo umunyeshuri. Abanyeshuri turabizi muri ino mihanda, abantu benshi cyane bakomeza kujya binuba ino mihanda yo mu bice bya Noroveje, bakavuga bati iyi mihanda ntago uko turimo ntago tuba twisanzuye mu muhanda. Bamwe bagatanga n'ibibazo bivuga bati kuki badashaka imihanda y'abanyeshuri, yego, umuhanda nyabagendwa ukagendwamo n'abagenzi cyangwa se abashoferi bari kugenda. Bakavuga bati abanyeshuri bajya batwicira ingendo, kuko tubona kenshi cyane abanyeshuri ahangaha mu mihanda bagenda bahagarara uko bashaka. Bamwe bari kuvuga bati umunyeshuri wari uri mu modoka y'imbere itukura, yego, yagenze gake cyangwa se yahagaze, yego, umumotari wari urimo hagati, yego, abarimo hagati ya modoka iraza ituruka inyuma, iba ari umugonga. Benshi bakavuga ko imodoka yari iri imbere itukura ari iteje impanuka. Oya, iteje impanuka niyo modoka yo mu bwoko bwa Fuso. Nge mbonye ni beni. Ibeni. Yego. Noneho we ahubwo amahirwe agize ni umumotari umubereye feri, niyo modoka yari iri imbere yigisha nayo y'akavatiri, niyo ibabereye feri, ahubwo ahita yerekeza muri borodire. Tubonye iriya modoka itukura yamenetse itara cyangwa se feruje y'inyuma. Yego. Banisinzi niba babyita feruje, ariko nzi ko ubwo ababizi baratubwira neza. Tubonye ko yamenetse. Ni moto iyigonze cyangwa se ni ya beni n'ubundi ije igakubitaho? Ni ya beni ije igakubitaho. Ibanje motari we ibiramurashye, arasimbuka, ihita yigonga uwo yari ahetse, na ya modoka yari ihagaze imbere yabo, yo isanze hahagaze, ihita yigonga nayo. Ubwo nibwo ibeni isijya munsi muri borodire. Ese bose binjiraga muri uno muhanda n'ubundi baza yabaturutse inyuma. Ntago bari bazi ibyabaye, bo bumvise ibagonga gusa. Ese nkaho wabibonye neza? Yego. Bamwe barababaye, abandi bari kuvuga bati umutwe ntumeretse neza, ariko nk'umuntu wabirebaga neza, wabonye imodoka ituruka ruguru nanone ukayibona iri gukata. Yego. Kuko ngo umutwe uramenetse. Umutwe uramenetse kuko yahise imuca hejuru deregiti. Umutwe wose. Bigenze bite kugira ngo motari wari utwaye
ntagire ikibazo aza kugira, nubwo tubonye ajyanwe kwa muganga acumbagiraho gakeya ariko ubona ko nta birenze agomba kuba muzima. yego. Bigenze bite kugira ngo motari agende yigenza umugenzi yari atwaye aze kwitaba Imana? Ni kwa kundi imodoka iri guturutse inyuma. Iyi modoka iguturutse inyuma irasekura. Iyo isekuye wowe uri imbere, kuko iba yashyizemo umurego isekuye, ya mahirwe wowe aguye agwa ku ruhande ava mu ipine ry'imodoka, kuko uwifashe ni umugenzi we ihise imufata deregite, ariko motari we yamutumbagije kubera umurego imodoka yari ifite iramunaga. Yego. Niba ndebye neza mbonye ko uwo bagonze yarari ni ipine y'inyuma imufashe. Yego. Uvuze ngo ahise muri ya pine y'inyuma? Ahise agwa muri ya pine y'inyuma. Undi ari kurwana nawe n'imodoka biranga iyo ipine y'inyuma itimukandagira. Ariko motari we ubwo yari imaze kumutarutsa, ihita isigarana umugenzi. Ese ibi ngibi ahangaha hano Ruveje wanyu ndi kwibona kuri umuturage ahangaha muri karitsiye bituwe bihaba? Aya ntago bituwe bihaba, ahubwo ahantu bikunda kuba ni kuri ya muhanda umanuka hejuru hariya uva Kitabi, no hakunda kubera izo mpanuka cyane. No nzibona turanga bari kuvuga ko hari n'indi mpanuka ibereye ku Kitabi. Yego. Bishobora kubihitanya abandi bantu. Yego. Wabimenye nabyo? Byumvise none ahangaha nanjye amakuru ansanze mbimenyemo hariya ko hari indi mpanuka ihabereye, ariko cyane cyane naho ngaha hakunda kubera impanuka ku Kitabi hariya. Ariko ntago ari imodoka inshuro nyinshi, ahubwo nizi moto ziba zigenda bita ngo ni za sipiro zitagira feri, wowe wizera wahagera za feri zikabura. Iriya moto ntago ari sipiro nanone? Ngewe inshuro nyinshi mbona ari kubona bakura abantu bakoze izo mpanuka. Mbonye ari moto iri mu bwoko bwa hawuju niko iriya ntago ari sipiro, kuko siyanamanukaga wumva ko amusanze mu cyerekezo yari arimo na wenyine aho munsi y'isoko. Nk'ibi iyo bibaye nk'abaturage mutuye ahangaha, urumva nawe ushobora kuba wenda watambukaga, ushobora kuba wenda washoboraga kuba uri kwambuka iyo zebra crossing, ushobora kuba nk'uko ubimbwite namanukaga ngenda bibonye ko umunyeshuri uko imodoka yasaga nk'iyabuze feri, bibasigira irihe somo? Ahangaha ni ukuzagenda umuntu byo kwizera imodoka ngo ugeze muri crossing zebure, muri zebure ntago ari byo, ahubwo wowe mugenzi nawe ukwiriye gushishoza, kuko amahirwe bagize ni uko ihageze iyo modoka nta bantu barimo, ntago yari kurobanura. Sobanuye ko abantu bambuka zebra crossing bagombe kujya ukitegereza. Kuko hari igihe imodoka ibituruka ruguru, urabona ko ahangaha aho bigishiriza ntibabajyana no mu kibuga, bo bakajya mu muhanda kwigishiriza mu kibuga, kandi umwarimu ari kumwe n'utwaye. Hari igihe iyo modoka ibitanameze neza ntiwamenya ibyo ari byo, we yakoraho feri zikabura. Hari akantu uvuze ngo imodoka zigisha ahangaha muri iki kibuga cya Noruveje nyinshi usanga zidakoresheje neza. Nabyo byanabitera, kuko buriya imodoka ntimuvugana. Ubona ikibazo ari imodoka yari idakoze neza cyangwa ari umunyeshuri wa kuko izi bene hari igihe bavuga ngo zibura feri kubera imyuka, wowe ugasanga mwayikoresheje nabi, ugasanga ya myuka uko wayizeraga ihise. Nta kindi kiba kibiteye. Reka nkushimire papa kandi babwire ngo mwihangane kandi mukomere, kuko umuvandimwe witabye Imana menya amakuru ko yari n'umuvandimwe wanyu wakoreraga hepfo kuri sitasiyo. Si wamumenya amazina? Bamwita amazina ye nuko nuna ari kwibuka neza, ariko nuwo mu makaritsiye mo hano za Noruveje. Reka nkushimire kandi mubwire ngo mukomeze kwihangana kandi mukomere. Murakoze.